abafite intege nyinshi ntabwo aribo batsinda igihe cyose. So igihe rero rimwe na rimwe tuba tugomba kugira ute kwihagararaho nyine ku maguru yawe, ku bitekerezo byawe. Run people, this is Kre, Zoji, Samuel, nyiringanzi ganzi ntyoza zikabinganzwa umuzira gacuha inyana zisubiswa. Shaka kwibutsa ko ubuzima bugira imizi mizima mu bazima hazima hazira ubuzima. So nawe ndabizi neza kuri muzima wowe ukurikiye Vanti Motivations, kora subscribe dukomeze. Uyu munsi twagarutse muri bya bindi byacu biganiro hamwe n'abahanzi batandukanye. Uyu munsi twasuye umuraperi ukora hip hop y'umwimerere. Nimvuga hip hop y'umwimerere uhite wumva umuntu ngiye kukubwira witwa Van Biz. Van Biz salama. What's up man? Umeze ute musaza? Meze neza cyane papa. Ni amahoro. Ni amahoro cyane. Vanti Motivations yagusuye. Nabashukuru sana. Ni byiza cyane. Nashukuru sana ngo bivuze. Ni Igiswahili mvango ndabashimiye cyane. Ndabashimiye cyane. Twagiye twiga make. Ariko urabona ko yarako muri East Africa kandi tuba tugomba kumenya indimi zose. Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa. Nkabwira rero ko uyu ni Van Biz, umusore uko bigaragara mbibona nabona ari umusore wifunze fresh. Cameraman yahera hasi akatwereka umuteguro w'uyu mugabo, akanatubwira impamvu yahisemo kwambara ukuntu yambaye, akadusobanurira guhera hasi ku nkweto kuzamura. Inkweto yo ngira ngo urabona ko ni Air Force. Iyo ngira ngo urayibona. Sinerwa mva nkigura ngaye ko kwiciro birazwi. Ubiza ababizi. Ikindi urabona ko nambaye baje kuri Gogo. Yes, baje kuri Gogo. Iyi ni Puma, wayibonye marke Puma. Yes, Puma. Ikindi wabonye ko nambaye Lacoste, nkunda Lacoste cyane. Meze neza umusore mbona wateruye icyuma. Nateruye nakoze baba. Nkaba nkunda n'ibara ry'umuhondo. Ibara ry'umuhondo. That's it. Yes. So akanaga cyo wambaye. Akanaga Shenet. Ngira ngo urabona ko hariho umugabo wamunye. Wabonye? Oya. Uyu no bita Che Guevara. Che Guevara. Kuki wambaye Che Guevara? Che Guevara no umugabo waharaniye icyo twita revolution. Yari revolutioniste wo muri Argentine, ngira ngo igihugu bita Cuba urakizi. Hano umugabo waharaniye nyine ko abantu bagira ko kwishira ukizana. Yari umu revolutioniste. So ndamwemera cyane rero iyo nabashe kujya nsoma ibigwi byiwe numva ari umugabo w'intwari cyane. So niyo mpamvu rero muri make uba wambaye intwari kubera ko nambaye intwari kuko yarangwe ushaka kuba intwari nyine. Ugomba kwerefera no kuzindi intwari ibikorwa bakoze. Yes. Mbere rero yuko tumenya Van Biz turi kuganira uwo ari we, afite indirimbo nshya imaze iminsi mike hanze. Reka banza dukubite freestyle yayo abantu bakurikiye Vanti Motivations ubakubite koko fro. Ugengo dore wa muraperi tukubita hip hop ya danje. Reka mbahereze. Muri keke ko ni mbashaka nimutinde ikirori kiraka mugaragare ndashaka kubabona mwese. Uyu ni wo munsi wagenewe buri wese, igaragara mu ruhando amavuna. Yesu wenda kotoye. Aze gusaza wa. Yesu wenda kotoye. Zimaze kwa nyinshi cyane. Zimaze kwa nyinshi cyane. Muri hehe mugaragare. Mugaragare ndashaka kubabona mwese. Uyu ni wo munsi wagenewe buri wese, hindukira garagara mu ruhando amavunane nata. Van Biz ninde ni muntu? Ni birebire cyane. Van Biz no umuntu usanzwe usabana n'abantu, akunda amahoro, ukunda abantu bamugira inama. Sabana n'abana ingero zose, abajene, abantu bakuru. Nongo. Yes. Van Biz umuraperi. Yes. Van Biz ukora hip hop. Van Biz usabana n'abantu batandukanye. Yes. Ibi bintu bya rap yabyinjiyemo ryari kubera iki yahisemo gukora music? Ndibuka natangiye ibintu by'umuziki nkiga muri primaire. Muri primaire muri 6e primaire nibwo natangiye kujya nkunda bacuranga abantu
ndirimba ama hip hop then nyuma yaho ntangira kujya nyine muri primaire twajyaga dukina iby'ama spectacle ibintu by'amakomedi rero wasangaga ari ibintu nanjye ndimo cyane uko nakomeje kujya nkura ngeze muri secondaire nyine muri primaire nakundaga indirimbo za Celine Dion byo baperformingaga ariko ngeze muri secondaire ngira ngo nko muri 2003 muri gihe cyaba Chameleone niho nakomeje kujya niyumvamo ko ndi nk'umuntu nanjye ushobora kuririmba then muri secondaire tukadukora ibitaramo ama spectacle numva ndi umuntu ugomba kuba nanjye umuhanzi kuko numvaga mbishoboye yes natangiye muri icyo gihe ntangira kujya nandika indirimbo ariko nyinshi zahize mu makayi habuze iki ngo hari ukuntu uba wumva ibintu bikurimo ariko utarirekura neza cyangwa utarabona uburyo bukurura cyangwa bukurekura cyane ugakomeza wandika ugira ute ariko igihe kiba kitaragera wenda ngo bishyira hanze. Watangiye muri primaire ku indirimbo za Celine Dion ugeze muri secondaire utangira kumva ba Chameleone donc mukajya mukora ama spectacle atandukanye biza kurangira wumva ko ukeneye kuba umu artiste kuko wumva ubishoboye. Yes. Ko numva aba artiste bakundaga kumva indirimbo zabo ari abaririmbyi kuki byaje kuza ukora muzika nk'umuraperi. Icyo gihe nubwo navuze ko nakundaga wenda nka ba Celine Dion bande ba Chameleone urebye ntago baririmba hip hop ariko uko umuntu agenda akura ugenda wiyumvamo neza icyo ushaka n'ikikurimo buryo ushobora gushaka ikintu ariko kitakurimo biba bitandukanye cyane no kuba washaka ikintu kikurimo iyo kikurimo birakorohera cyane naje kujya najya nkurikira indirimbo za ba Tupac ma hip hop ba Jay-Z nkajya numva nyine ari ibintu bimfasha cyane kurushaho bituma nanjye numva nyine kwispecializa numva ngomba kuba kuririmba hip hop iyo nagerageza kuririmba ziriya ndirimbo slow songs numvaga wapi burya nabyo bigendana n'ijwi naremba nkumva ndakotoye muri mashyira umuraperi ndi umuraperi wuzuye cyane kubite freestyle nagenda naga nabariko nziko bo bankunda simenye ko ibyo bambwira byose bagusha kunda bambwiraga amagambo meza ariko y'uburyarya nagirwa inama n'abandi nkavuga igira hirya zaratekerezaga ko naba mbeshwa mu rukundo kuko nafatwaga byanyuzaga mu ruhando ukunda benshi byatumaga mpinduka uwo ntazi ku buryo nabageraga imbere bakansha amazi bahazi ibyanjye ariko nkabona ndi kabutera nashobora kumenya ikintu kimwe kibitera nkomeze udakomeza kumenya ikintu kimwe kibitera ni birebire cyane. Ni bande wabwiraga muri iyi ndirimbo kuko ni indirimbo icyumvikana cyo ushaka kuba ari abantu bari kubwira ntabwo ari iyo story yabaye kuri njyewe ariko ni muri bagenzi banjye muri societe twabagamo birasa naho yabwiraga abantu b'abakobwa icyo gihe ni muri 2005 aho icyo nashaka kuvuga nyine ni kwa kundi ntago ngubu bikiriho cyangwa wenda biriho ntago mbizi neza ariko muri icyo gihe hariho abakobwa bakunda ikintu twita amafaranga bakunda ibintu ku buryo wabaga umeze neza ufite imodoka ufite ikintu mwabaga muri kumwe neza ariko ariho aho navango nagendanaga nabo ariko nzi ko bo bankunda ntabwo bankundaga ahubwo bakundaga ibyo nari mfite so ni muri iyo context rero nari nakozemo iyo ndirimbo ni muri ubwo buryo. Indirimbo warayisohoye iri hanze? Indirimbo narayisohoye nayanditse muri 2015 ariko nayisohoye 2012 ariko ibaze 15 2005 takotoye komeza tumwere indirimbo rero yandika 2015 uyisohora 2012 nayanditse 2005 I'm sorry nayanditse muri 2005 ariko nayikoze 2012 kwa producer Joshua producer Joshua ni type yakoraga i Musanze ndibwo nayikoze 2012 Ushaka yasanga he rero icyo gihe rwose sinkubesha ubumbajije n'ahantu iri ntago bizi yarataka yarazimengera ngo muri iyo myaka mbere ntago ibintu bya YouTube ibintu ko washira indirimbo kuri social media ntago byari byoroshye cyane twakoreshaga ama CD n'amakasete
icyo gihe n'amadiskete n'amadiskete ku buryo kugira ngo ubone iyo ndirimbo biragoye tu ariko nteganya ko nshobora kuzongera nkayisubiramo nari nayikoranye n'umuhanzi witwa Pasi. Yes, Pasi oya ntabwo ari Oda Pasi, ni umutipe yitwa Pasi. Okay. Yes, uri umunyamuziki rero, ese umuziki ukora nka career cyangwa se nk'umwuga cyangwa ni ibintu ukora for passion? Kubera kubikunda kubikora. Byatangiye numva ndimo gukora umuziki kubera ko ngukunda kandi nkushoboye, ariko ubu ngubu nkora nka career kuko ni ibintu natekerejeho ndaboneka nkora umuziki mfite intego nshaka ko uzanteza imbere kandi ugateza imbere n'abandi bagenzi banjye bashobora kuba bagira uburyo batera imbere cyangwa donc bashobora gufashwa n'iyo career yanjye no muziki wanjye muri rusange. Good. Inspiration yawe iyo ujya gukora indirimbo no kuvuga inspiration cyangwa se composition process yawe imeze ite? Akenshi iyo ndyamye nibwo mbasha kugira umwanya wo gutekereza neza nka refreshing mind nkatekereza ku bintu byinshi cyane. Then iyo ngiye kwandika indirimbo mbanza natekereje cyane nkaza muri career y'umuziki. Yego. Njya muri career zitandukanye ariko iyo nje muri career y'umuziki ndatekereza then nkumva muri nge hajemo injyana nkabyuka nka recordinga nkoresha telefone nka recordinga nkagenda ndepeta hari uburyo nyine urabizi tugenda tubikoramo ukarecordinga kugira ngo ukifata amajwi ejo ukarepeta, ariko rimwe na rimwe hari igihe nanone biva kuba tuvuge hari igihe uva nko muri concert ugataha ufite inspiration ugahita wandika indirimbo cyangwa nanone ushobora gukora inspiration ku yindi ndirimbo igahita iguha ide cyangwa melody y'uburyo ushobora guhimbamo indirimbo. Nibwo buryo mbikoramo. Nibwo buryo ubikoramo. Yes. Akenshi umuntu ukora ikintu runaka hari n'abandi baba bafite baba bakora nk'icyakora bashobora kuba babikora mu buryo butandukanye. So hari abahanzi benshi bakora hip hop music mu Rwanda n'abakora n'ayandi majari y'umuziki. Hari ndetse no mu Rwanda na muri Afurika cyangwa ku isi yose hari n'abandi bahanzi bahari. Hari umuntu ufite uri nka role model wawe mu buhanzi? Harahari cyane cyane aba role model banjye bari mu Rwanda. Nubwo nkunda hip hop mu bindi bihugu ariko cyane cyane role model banjye bari mu Rwanda. Ngira ngo abantu banyispira mu Rwanda kuri hip hop banyispiye batumye numva nyine babikora nkanyurwa kimwe n'abandi bose muri rusange. Ni Riderman. Bura nkunda Riderman cyane na hip hop yiwe ndayemera cyane. Ariko nanone nkunda gukora inspiration kuri Dani nanone umuraperi yewe ndayemera cyane. Yego. Undi muhanzi ni K8 Kafio. K8 Kafio. Hano mujyana kugira sura kameze kimwe. Ariko ahanini Riderman niwe yanyispiye cyane. Good. Yes. Kubera iki Riderman mufata nka inspiration yawe cyangwa role model mu buhanzi? Ari mu baraperi ba mbere twagize hano mu Rwanda. Bivuze ngo yinspiye abantu benshi cyane muri hip hop. Ikindi nkunda indirimbo ziwe. Indirimbo zirimo ubutumwa. Ni nk'ihe ndirimbo ya Riderman ukunda? Ni nyinshi cyane ariko hari nk'iyo bita abo turibo. Waturirimbiraho? Cyangwa ntibiri kuza. Reka nibuke neza. Okay. Arabango ngabo mukeka ko tutaribo nibo turibo, ibyo mukeka ko tutari byo nibyo turibyo, abana bari faya nk'abariko kariro, abanyabitendo bihora ibintu nk'ibyo. Abanyabitendo bihoraho? Nibyo turibyo. So urumva nkaho muri iki gihe turimo usanga abantu bashaka kugufata ukutari bakwitiranya uriya musendi runaka VP ABCD whatever. Ariko rero ntago babazi ngo umuntu ninde. Ariko abantu bashaka kuba bagufata ukutari. Icyo ngicyo nicyo nyine yavuze ngo abo mukeka ko tutari bo nibo turibo. Nono ndi kuvuga kuri wowe bwite nkurikije indirimbo zawe nagiye numva biragaragara ko abantu bashaka kuba bagufata ukutari. Gute? Urugero nkawe urambona gute? No ndi kukubaza ntabwo njye mbizi. Ariko ntacyo twahera no kuri wowe urambona gute? Bagufata ukutari. Njyewe wabubona abantu bagufata ukutari. Biterwa wangiyeho abantu uko ndi nako ngaragara kuko ntabwo njya meze nka barango kamere ngo niyo ifata ngo
ishusho y'ahantu igeze uruvi ariko ukundi niko ngaragara n'ubundi ariko wenda ntabwo byakuraho ko abantu burya abantu bakona mu buryo butandukanye cyangwa bashaka kukubona bitewe n'ibyo urimo wenda kuri uyu munota ushobora kumbona wenda muri iyi shusho ariko wenda ejo duhuye nko mu kazi runaka ukamona mu yindi shusho ngira ngo wenda ugaragara ukuri bitewe n'ibyo urimo ariko njye ndundiwe kandi abantu ntekereza ko bafata uko reka tuvuge ko noneho umuntu yakwibeshyeho kubera ko yamenye ko Van Biz akora music ya hip hop njyana nziza ariko itaragiye ikunda kugira isura nziza mu muziki nyarwanda abayikora kenshi babashinja uburara kunywa itabi ibimogi n'ibindi tuvuge ko umuntu yamenye ko ukora hip hop hari uburyo yakwizera akagutakariza cya cyizere akagufata muri cadre imwe n'abagenzi bawe bakora hip hop bagiye bagaragara muri izo ngeso akubona nk'umwatari kubona nk'umujura n'ibiki kandi atari kumeza zabyakira ute mbere na mbere ngira ngo yari mindset aho abantu bumvaga ko umuntu niba aririmba hip hop ari wa muntu umwe matabi nk'urumogi oya ibyo ngibyo ntago ari byo ngira ngo byaragaragaye ko no kwibeshya bitandukanye cyane n'ukuri kandi urumva ngiye niba uzi Van Biz niba dukora nawe uri umuntu agaragazwa n'ibyo ukora nibyo bigaragaza uwo uriwe so rero kuba umuntu aririmba hip hop bitandukanye cyane nuko abantu bashaka kuba babyumva hip hop ni injyana igira ubutumwa nkuko ushaka kuririmba R&B bitandukanye cyane nuko abantu bashaka kubitekereza cyangwa kugushyira muri ako gatebo ariko nanone nawe ushobora kubigiramo uruhare bishobora kubaho niba koko gusa nyine nibyo nawe ngo umukobwa abumwe agatukisha bose ariko wenda kugeza ubu ngubu ndakeka ko uko biri ntabwo ariko abantu babitekerezaga bitandukanye cyane turi abantu bashoboye bafite ikinyabupfura discipline so umuntu aje aturutse hanze y'u Rwanda ntabwo azi u Rwanda cyane mu byo ugomba kumusobanurira ku Rwanda harimo na music industry yo mu Rwanda ukanamuha recommendation y'abahanzi batanu agomba gukorana nabo ashobora gukorana nabo cyangwa se hari shows z'abahanzi batandukanye ariko agomba kwitabiramo show 5 cyambere wamaze kumusobanurira u Rwanda ibyo wabikoze noneho ni gute ushaka gusobanura umuntu music industry yo mu Rwanda icyo ni kimwe ugiye gusobanura music industry yo mu Rwanda nurangiza unamurikomendinge abahanzi batanu agira muri concert n'impamvu ari wo recommendinze n'ibyo bita kubombarida urabona ko icyo na wenda kaduhere kuri music industry yo mu Rwanda icyambere yivugira kuko muzika yacu mu Rwanda irivugira ngira ngo nta nubwo byasaba ko ndinda namusobanurira ko niba bigaragara ngira ku macano atandukanye ku mateleviziyo atandukanye indirimbo nyarwanda zirakinwa umuziki nyarwanda barawuzi dufite abaraperi dufite aba R&B dufite aba legends mu bitaramo bitandukanye ngira ngo ho ni ibintu babyivugira bidasaba ko ndina namusobanurira abahanzi bo muri commendinga nabahe abahanzi bo buriya umuntu iyo ashaka kuba tuvuge ngo arashaka kwitabira igitaramo arashaka kuba yakorana indirimbo n'umuhanzi runaka nekereza ko aho ngaho bigendana n'ibyumviro byiwe nuko abona ibintu kubera ko kugeza abahanzi mu Rwanda ndabemera cyane baraperforminga cyane baratwika bakora ibitaramo kibaza se iyo ugiye kureba nko muri za mbere ya 2005 mbere ya 2000 reka tuvuge mbere ya 2010 umuziki uri moderne mu Rwanda ntabwo wari wakajemo akantu fundo ariko ubu ngubu abahanzi abanyarwanda barakaze cyane tuvuge ko rero twamaze kugera aho twakwishimira nta kintu dukeneye inzira cyari ndende ngo inzira cyari ndende ngo ku muhigi w'umuhanga ntaho turagera hatuma turegeza ngo twumve ko twagezeyo inzira cyari ndende turacyafite byinshi byo gukora ariko nanone ntago tukiri aho twavuye tugeze ku rwego rwiza cyane kandi aho turimo turerekeza biragaragaza ko ni heza cyane mu gitondo urabyutse usanga inama y'abaminisitiri yateranye yanzura ko hagomba kubaho minisiteri y'ubuhanzi kandi minisiteri y'ubuhanzi iyobowe nawe mu bahanzi nyarwanda cyangwa se mu bafite aho bahurira n'ibikorwa by'ubuhanzi mu Rwanda nabahe bantu batatu washyira muri bodi y'abakozi bawe
ni ibihe bintu bibiri by'ingenzi wakorera uruganda rw'ubuhanzi nyarwanda? Ngewe uburyo nabikoramo rero nahita mfata mu ngeri zose. Ni ukuvuga ngo kubera ko mu Rwanda umuziki turaririmba kugira ngo abanyarwanda batwumve, dutange message ku banyarwanda. Bivuze ngo rero ndamutse mbaye waruvuze minister mu Rwanda hatangije ministeri y'ubuhanzi board haba hagomba ko ndumva ngiyewe ubwo hataburamo ngomba kwibanda ku bantu baririmba indirimbo za gakondo, abagomba kubamo kugira ngo azarepresente ba bantu bijyanye na gakondo tutazibagirwa umuco. Ikindi nanone ushaka amazina mu buryo buri specific nushaka gufata umwanya amasegonda urumva ntago nakwirwa njya kuvuga ngo tuze mu bahanzi, tuze mu ba managers, tuze mu ba event promoters, umbwire byuza abantu batatu wumva ukavuga ngo uyu muntu nkurikije expertise ye muri music industry yo mu Rwanda cyangwa se mu buhanzi nyarwanda hari ikintu ashobora gufasha iyi sector. Aha wenda naba ngiye ko urumva nshobora kubikora gutyo kubera ko ariko mbyiyumvamo by'amarangamutima, ariko nashaka kugaragaza uburyo ki tuvuge niba dufite abahanzi barimba gakondo, abo ngabo fatamo umwe ka representa group kujya muri hip hop gakuramo umuntu kubera ko abanyarwanda baracyakeneye kumva hip hop, njyana ya hip hop urabizi twumva ibintu bitandukanye, nkajya muri ibintu byose mu ndirimbo zaririmba Imana, nkajya muri R&B ku buryo usanga iyo body irimo abantu batatu. Kandi wibuke ko ari ministeri y'ubuhanzi ntabwo ari ministeri ya muzika. Iyo rero kubera ko naba ndi minister icyo gihe ntabwo mbyuka ngo mpite ngo runaka ngo panga ngwino ngize oya, haba hari group y'abantu bashinzwe icyo gikorwa bicara bakavuga tuti turumva twagira uyu muntu runaka guhagarara ikintu runaka. So ntago ari ibintu navuga ngo nabyuka ngo mpite nkora ngo mpite noma. Yes. Good. Yeah. Icyo navuga nuko iyo umuntu ahawe inshingano ntabwo aba arize ku giti cye, abariza bene gihugu, bivuze ko n'imyanzuro akwiye gufata bari imyanzuro ikwiye kuganirwa. Yes, of course. Atagendeye ku marangamutima yiwe. Ikintu cyiza cyane. Ulatano. Wewe. Ulatano kabisa. Yes, mu buzima busanzwe bijye biba ngombwa ko umuntu ashobora kugira ikintu cyangwa umuntu akunda kubera impamvu runaka. Yes. Uretse wowe ubwawe wikunda, wenda n'ababyeyi bawe kuko ntabwo bari buze muri showbiz. Muri showbiz nyarwanda hari umuntu urimo ukunda? barimo abanyamakuru, harimo ba producers, abara n'abantu nk'umunyamuziki kameme ngomba kuba mbazi kandi mbakunda. Ugomba kubazi kandi bakunda. Ninde mu social media influencer inspire? Aba social media influencers ngira benshi, ariko muri currently muri no miss nimo ndaba influenced na super manager. Super manager. Super manager niwe ari maranya spara muri no misi. Ntabwo nari mumenye neza cyane mbere, asa naho muri vuba aha nibwo namumenye, ariko naje kumva neza ibintu avuga numva biri beyond y'ibyo dutekereza. Ni umuhanga, avuga ibintu wumva ukumva birakubatse, yakugira inama sinzi numva bitekerezo byiwe biri strong ku buryo byakubaka abantu benshi cyane, kandi ni umuntu wihagararaho. Ni umuntu wihagararaho, ushobora kugera gutya kakubeshya ariko akabidefanda akabihamya, kandi burya koko ngo umuntu agomba guhagarara ku kintu niba ari ku rugamba. Kuba ufite intege nke ntabwo bivuze ko ntabwo abafite intege nyinshi ntabwo aribo batsinda igihe cyose. So igihe rero rimwe na rimwe tuba tugomba kugira ute kwihagararaho nyine ku maguru yawe, ku bitekerezo byawe, ukagera rero nawe ni umuntu ukunda kuhamya ibyo avuze. So arimo aranyansipira muri no minsi. Inspira muri no minsi. Mu ndimi z'amahanga hari amagambo abiri, hari ibyo bita confidence na arrogance. Kuba arrogant cyangwa se kuba confident, ibintu bitandukanye ute? Urumva arrogant
ni uburyo hari ukuntu abantu ni uburyo uvuga ibintu cyangwa uburyo ugaragazamo ibintu abantu bakabikunda, ariko rimwe na rimwe ushobora kuba ubwo buryo buyigaragazamo atari nako wabishyira mu bikorwa, ariko ntekereza ko niyo arrogance, uburyo nyine we expressingamo ibintu abantu bakakubona ushyushya abantu, ikivuga ibintu biryoshye abantu bakagukunda cyane. Sometimes kubera ko ni ibintu biba bivuye muri wowe n'ubundi rimwe na rimwe hari igihe haba ari byo, ariko nanone ushobora gusanga umuntu arrogance ari uko nyine ari ibintu biraho bisa naho ari black, ariko nanone so confidence rero ni self confidence, ni igihe muri wowe uba wumva ko ushoboye, wifitiye icyizere, wumva ko ibintu niba utangije urugamba ugomba no kurusoza. Icyo gihe uba wumva nyine ko ushoboye, ugomba gukora ibintu kandi ukabisoza neza. Tuvuge nk'ubu nkanjye ninjiye mu muziki mfite confidence, I am self confident, kubera ko numva ko mbishoboye kandi intego nihaye nzazigeraho. That is confidence. Hanyuma rero tuvuze kuri wa mugabo ukunda, umubona mu cyiciro cy'umuntu uri confident cyangwa mubona muri byombi. Mubona muri byombi uriya mutipe aransetsa, hari igihe njya ndeba ku ma YouTube ibiganiro interviews aba yarakoze, aranansetsa cyane. Ni umuntu usetsa, ni umuntu blaga, ni umuntu ariko ikintu yavuze agihagararaho kandi yasimbutse n'ibere rya bigogo. Aramujya vango yasimbutse, ariko kiriya yarakivuze. Buriya ibere rya bigogo narigezeho urabona y'igisenyi, ngira ngo niho harya niho no pardon, ntabwo ari sorry, nari ngiye kwitiranya no mu bigogwe. Ariko ngira ngo nanjye niyaje mujya masimbutse ibere rya bigogwe kweri, ariko arabihamya. Ngira ngo iyo ushatse kugera kwerekana, ntago ndabona ibimenyetso ariko wenda sinakeneye kubibona, ariko arabihamya ukumva ko ari byo. So ngo yakoze n'urugendo ruva ngo convention agera Nyagatare n'amaguru. Ni hatari wa mutipe. Kugeza ubu rero nicyo umaze kumwigiraho nkawe nka Van Biz? Ikintu umaze kumwigiraho nuko niba mbere yo gukora ikintu uba ugomba kugitegura, kandi ukamenya neza ko nubwo ugiteguye ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kugenda muri kaburimbo. Ushobora kujya no mu muhanda w'igitaka, aho ugenda uhura n'imikuke, uhura n'amabuye. Ni ukuvuga ngo mu rugendo ubu uteganya ibintu nka bibiri: guhura na challenges, imbogamizi n'ibyiza. Ibintu byose ntabwo bigeraho mu buryo bworoshye. So icyo gihe rero iyo watangiye urwo rugendo uba ugomba kuba strong, kandi ukumva ko iyo ntego ugomba kwigeraho. So ni ibintu mba numva mwigiraho cyane. Ikindi bura ni n'umuhanga, iyo avuga wumva ko avuga ibintu hakiri, avuga ibintu wumva ko yasomye birimo hakiri yakenge. Sorry, ni gake ariko urumva nyine tu unaride uriya. So nacyo ndagikunda cyane kubera ko nkunda burya nuganira n'umuntu. Ntange muri nyuma numva nifuza ko igihe cyose naganiriye n'umuntu at least ngira ikintu mukuraho. Nshaka kugukuraho ubwenge, nshobora kugukuraho ibindi bintu, amafaranga. Donc ni umuntu muganira ukumva ko afite ibintu at least arakwensipiye, akugira inama, atanze ibitekerezo byiza cyane, yaranagusekeje. Dusoza rero, reba muri kamera. Ugiye kunkorera no gukorera abanyarwanda ibintu bitatu bikurikira. Ikintu cya mbere, igihe tugezemo dukeneye kugira ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo ibyo dukora tubikore neza. Sibyo? Yes. Ariko ibyo ntibihagije iyo umuntu atazi kubahiriza igihe, atazi gukoresha igihe. Ugiye kubwira abanyarwanda uburyo bune ushobora gukoreshamo igihe neza kugira ngo bwa bumenyi n'ubushobozi bifitemo bikugirira umusaruro. Okay. Icyo ni kimwe. Yes, one. That's one. Kabiri. Numara kutubwira uburyo bune wakoreshamo igihe neza. Bune kuri buri. No, muri rusange ni namenye ushobora kugira abantu inama time management. Gufanga tips zafasha umuntu kumanaginga neza igihe kugira ngo abe successful mu byo akora. Yes. Either ushaka kubijyana muri cadre nk'umu artiste, ushaka kubijyana mu indi domaine y'ubuzima. Ikindi uradukubitiraho ka freestyle ko gushyira abantu muri mood soza ikiganiro. Icyanyuma ijambo uragira ubutumwa ugenera abahanzi bagenzi bawe, ugenera abanyagihugu muri rusange, ndetse na buri wese waba wifuza kugira icyo ubwira cyihariye. Okay. Time management. Rero ahubwo ndumva nabivuga muri ubu buryo bukurikira. wowe unkurikiye wowe udukurikiye
mbere na mbere kugira ngo wubahirize igihe time management ni byiza kubanza kugira ibikorwa byo gukora plan bivuze ngo niba ejo mfite gahunda wenda yo gukora igikorwa runaka bipange ntago ari ukuvuga ngo urabyutse panga uhise ugenda uko wicuye ngo uhise upangiraho ibintu icyo gihe kubera ko uba wabipanze uhubutse cyane niho usanga rimwe na rimwe uhuye n'izindi mbogamizi utateganyije bigatuma igihe cyawe utagikoresha neza rero ni byiza ko nk'abanyarwanda muri rusange cyangwa abandi bantu muri rusange no ku isi hose time management igendera ku bintu wateguye uri bukore ukabiha igihe cyabyo ndetse kugira ngo bigende neza ukaza hari icyo twita les imprévus ni ibintu bo tateganyije ushaka kuvuga uti wenda vanti motivations baransuye ariko wenda bageze mu nzira bahuye na pane wenda imodoka gize pane ugakererwaho no kuvuga ngo ubushobora no kuvuga ngo niba gahunda wenda nshaka mfite gahunda n'umuntu wenda nka saa 7 reka tuvuge nka saa 7 n'igice ukiha icyo gihe wumva ko uraza kuba wasoje ibyo bintu neza kugira ngo nibura unahuye n'imbogamizi mu nzira cyangwa mu kindi gikorwa runaka bigufashe ariko nanone ntabwo dusezerana n'igihe okay igihe habayeho impamvu ituma wenda utabasha kubahiriza icyo gihe communication vugana na mugenzi wawe umubwire uti wenda bigenze gutya na gutya ndakererwaho ngira ngo uvuze ko mu kanya wenda okay sa ariko ambwiye ko akererwaho iminota 10 that's right ibyo ni ibintu byiza cyane so rero ngira ngo navuga ko bigendana n'ibyo tuba tugomba gutegura mbere yuko dukora ibyo bikorwa nibwo buryo bwiza bwo kubahiriza igihe good freestyle okay reka mbahereze kuri iyi ndirimbo yanjye ya nyuma yitwa muri hehe njya no kuyikora by the way na urabona ko twari muri lockdown iyi 2020 yajemo ibibazo byinshi cyane umwaka wacu utarabaye ariko njya numva ngo tuzawukansoringa ngo ntabwo tuzawubara ntabwo nyenya nkubara ariko naravuze ngo nyuma yawo ntabwo tena nubwo tukiri covid ikiri ikibazo ariko ntabwo tugomba kwigunga tugomba no kwishima tukabyina niyo mpamvu nayikoze biva muri hehe muze bene muze tubyine muri hehe ko ni mbashaka nimutinde kirori kiraka mugaragare ndashaka kubabona mwese uyu niwo mwanya wagenewe buri wese ikuri kote garagara mu ruhando umunaniro wapa mavunane tuyapowe n'ibindi byinshi cyane reka mbanze nshimire vanti motivations kuba mwagize ubushake bwo kuza arega ibi ngibi nabyo ni ugufashanya kunganiriza kungira inama tugirana inama kandi n'abandi bamenye ibyo dukora bamenye vanti motivation bakora ibiki bamenye umuhanzi Van Biz bamenye n'abandi bahanzi bagenzi banjye muri rusange ndabashimiye cyane ikindi wenda inama natanga wenda reka mpere nko mu bahanzi bagenzi banjye nuko kuba umuhanzi bisaba ko ari ibintu utegura ukabijyamo atari black atari ukuvuga ngo uricuye ngo ugiye guhita usohora indirimbo ubanze wiyumvemo niba kuko ari ibintu bikurimo ushobora kubikora mu buryo bwa fan kugira ngo wishimishe ariko icyo gihe ni hahandi n'ubundi ugeramo hagati ugatangira kubona ko bidahura neza kubera ko intego yawe ntabwo umuziki rero ufite ibyo usaba ufite ibyo usaba ukora umuziki uba ugomba kupromotinga uba ugomba kugeza ku bantu biba byiza rero iyo utekereje ku cyo ugiye gukora kandi ugatekereza no ku bantu kigiye kugeraho so ikindi ntabwo ibintu bihita bikunda neza ku watangiye wese ntabwo bihita bikunda so bivuze ngo habamo ibicantege ariko uba ugomba gukomeza ugakora ugahatana ugakotana nk'uko muzehe hajya bivuga perezida wacu inkotanyi nicyo bivuga no gukotana ugakomeza ugakotana mpaka ugezeyo hari agasero ganyavango I will fight till forever ntabwo tuba tugomba gucika intege tuba tugomba kurwana mpaka tugeze ku byo dushaka ikindi wenda cyane cyane nk'urubyiruko muri rusange na rushishikariza cyangwa narugira inama yo gukura amaboko mu mufuka ariko hano il faut faire attention iyo tuze ngo gukura amaboko mu mufuka ku rundi ruhande babigoye ariko ni ukugerageza uburyo bushoboka bwose aho ubonye uburyo ukabubyaza umusaruro aho ubonye umwanya aho ubonye inzira ukinjira ukatinyuka kubera ko nta kintu ushobora kugeraho utavunitse ngira ngo tukagirana inama tukumva ibitekerezo by'abantu bakuru bacu abayobozi
n'abandi abapapa abamama ibyo bitekerezo byose birafasha cyane ngira ngo ibyo byose iyo ugiye ukabihuza ni ibintu bishobora gutuma ugira ikintu wakora kandi kikaguteza imbere. Yes. Uwakenera kubona ibihangano byawe yabikura he nk'izo wavuze wamaze gukora? Okay, ibihangano byanjye uwabikenera ujya kuri YouTube, mfite channel yanjye yitwa Van Biz Official. Ariko nanone ushobora kubisanga kuri Facebook, mfite page yanjye n'ubune ni Van Biz Official. Kuri Instagram ushobora kubisangaho ni Mwizerwa Bobo. So aho hose nta hantu ushobora gusanga ibihangano byanjye. Good. Van Biz yakoze ni wari umutumirwa wacu uyu munsi. Abakurikira Vanti Motivations ibiganiro byacu nakagaruka. Van Biz nitumukina tuzongera tugusure, wasohoye n'akandi karirimbo ntuzatinya kuduhamagara kugira ngo tukageze ku banyarwanda. Mbibutse gukora subscribe kuri Vanti Motivation ugakora n'akazogera hari. Ciao. Ciao, asante sana.